ni umugati na divayi byitwa umubiri n'amaraso bya Kristo. None turi tariki ya 11 z'ukwa 11 mu mwaka wa 2020. Ku itariki nk'iyi ya 11 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2015 nibwo byemejwe ko umugati na divayi bibaye umubiri n'amaraso bya Kristo mu migenzo n'ibikorwa bya kiliziya. Mu gice cya misa bita igitambo hashyizwemo umwanya abakristo bose babiherewe uburenganzira basangira umugati bita mutagatifu, kandi bakizera nta gushidikanya ko baba bari kurya umubiri wa Kristo, kuko n'ubundi bahabwa uwo mugati bababwiye bati akira umubiri wa Kristo. Ubwo hakaba hari na divayi nayo yitwa cyangwa ishushanya amaraso ya Yezu. Ubwo nayo ubashije kuyihabwa akaba anyweye amaraso ya Yezu. Imigenzo nk'iyo yashyizwe muri Kiliziya Gatolika ku itariki nk'iyi mu mwaka wa 2015 ubwo hari hateranye inama kabombo yiswe umuhuro wa 4 wa Laterane w'abayobozi n'ibikomerezwa muri Kiliziya Gatolika y'icyo gihe, The Fourth Council of Laterane. Inama yari ihagarariwe na Papa Innocent wa gatatu, igateranira i Laterane mu Butaliyani mu cyicaro n'ingoro ya Papa. Yasuzumye yitonze iby'iyi ngingo, maze abepiskopi bagera kuri 412 n'abandi bahanga mu bya liturujia basanga byaba byiza hashyizweho isangira rishushanya umubiri n'amaraso ya Kristo. Iyo filozofi ibishushanya ikitwa transubstantiation. Ubwo ikaba imyumvire n'imyizerere yo kwemera ko umugati na divayi mu buryo buziguye bihinduka ku kanya mu buryo bw'amayobera umubiri n'amaraso, maze ababihawe nabo bakaba bahawe uwo mubiri n'amaraso nyine. Gusa kugira ngo bihinduke bigasaba imitongero cyangwa amasengesho y'uwabihereye ububasha, maze akabiramburiraho ibiganza ndetse akanavuga amagambo yabigenewe, bigahinduka gutyo. Bumbuye igitabo gikusanyirijemo ibitabo byinshi abakristo bizera cyanditsemo ijambo ry'Imana, akaba n'umwami wabo ni Bibiliya. Mu gitabo cyitwa Abakorinto ba mbere umutwe wa 10 umurongo wa 24 kugera ku murongo wa 26 haranditse ngo: amaze gushimira arawumanyura aravuga ati, iki ni umubiri wanjye ubatangiwe, mujye mubikora namwe bibe urwibutso rwanjye. Barangije kurya n'inkongoro agenzereza atyo avuga ati, iyi ni inkongoro y'isezerano rishya rishingiye ku maraso yanjye, mujye mubikora namwe, kandi igihe cyose muyinywereho bibe urwibutso rwanjye. Kuko igihe cyose murya uyu mugati mukanywa no kuri iyi nkongoro, muba mwamamaza urupfu rwa Nyagasani kugeza igihe azazira. Umuntu wari uri gukora navuga ayo magambo ni Yezu cyangwa Yesu kuri bamwe. Uyu agafatwa nk'umwana w'Imana wemeye kuva mu bwami bushashagirana buhoramo urukundo, ibirori n'ibiribwa bidashira, akiyemeza kuza kubabazwa mu mugambi wacuzwe nawe afatanyije na se kugira ngo yitangire abamwemera. Nk'uko byumva, Kiliziya igendera kuri icyo gikorwa Yezu yakoreye aho hantu ubwo yaburaga gato ngo atabwe muri yombi n'abamurwanyaga. Umubiri wa Kristo uhawe amasakaramentu yo kubatizwa ndetse agashyiraho n'amasakaramentu y'Ukarisitiya. Amaraso ye nayo akaba yabasha kuyasomaho, ariko kubera ko divayi itabonekerwa rimwe, kubera abakristo batari bake b'iri dini, padiri cyangwa uyoboye igitambo cya misa n'abandi bamugaragiye nibo basomaho. Ubwo bikemezwa ko babikoze mu izina rya bose. Umuhango wo gusangira umubiri n'ayo maraso ya Kristo ni wo muhango ukomeye, ukanubahwa mu bikorwa byose bibera mu gitambo cya misa. Ugakorwa mu bwitonzi butagereranywa, ku buryo no gukorora cyangwa utundi dukorwa tworoheje tugenzurirwa ku kigero kiri hafi yo kubuzwa gukorwa muri uwo muhango. Wemera ko umugati cyangwa divayi bishobora kuba umubiri cyangwa amaraso y'umuntu? Ibindi reka tuzahure mu kiganiro amateka y'amateka kinyura kuri YouTube channel yitwa Nyumva. Nitwa IMPANO Marius. Nyumva _rwa. Ntukicwe n'irungu.